Kigali bantu mu nkurikiye rubyiruko y'ubugeni ry'igi babyeyi tambutse ubumenyi kuvuga ngo hari ishuri ryitwa Kigali International Art College ikorera hano i Remera. Ishuri rihambaye riguha impamyabumenyi ujyana ahantu hose mu gihugu bakamenya ko bakwiye kuguha akazi. Mbega ni ishuri ry'imyuga, ya myuga wiga amezi make ariko ukahita ujya ku isoko ry'umurimo ukabona akazi bitewe n'impamyabumenyi yabo, ukuntu bakwigisha ibintu bikenewe ku isoko kuri bya bindi wize byaguhombeye. Kandi no Minerivare bayigabanyijemo kabiri muri iyi minsi. Mbega ni buruse. Nimba tuvuga bishyuraga amafaranga ya nayo uri kwishyura 50% yayo kimwe cya kabiri. Tega amatwi neza wumve. Kigali International Art College, ishuri rya mbere ry'ubugeni ryigenga mu Rwanda ritambutse ubumenyi ngiro mu masomo akenewe hanze ha ku isoko ry'umurimo. Mutambuka rero mukarishya ubwenge muri creative art, video production, photography, graphic design, web design, software development, computer hardware and maintenance, electronic services, CCTV camera installation na music. Iri shuri ryakira barangije icyiciro cya mbere n'icya kabiri cyayisumbuye ndetse na kaminuza, yemwe n'abacikije amasomo. Ifasha kandi abanyeshuri kubona scholarship zo kujya kwiga no mu bindi bihugu, ndetse ikanabafasha kwigira kure e-learning mu bindi bihugu. Wicikanwa n'aya mahirwe, gana Kigali International Art College KIAC ikorera i Remera ku Gisimenti mu nyubako y'Usa Plaza muri etaje ya mbere. Kwiyandikisha ni mu minsi y'akazi. Sobanuza kurushaho kuri 0783565698 cyangwa 0737765072. Wanasura urubuga rwacu ari rwo wa3.kiak.ac.rw. Mwabibonye icupa karakarimba banza gashyiremo di. Wamwumvishije? Skia. Okay. Se uyu muhungu piko mbona ngiye buri gihe ahora twika we. Kano karimbo ka Platini akubwira ati icupa niryo niwo muvandimwe nsigaranye. Okay. Bimenye utinze uzigenda bimenyeye ko icupa ari ryo rya mbere. Babwira ati ntabwo nzakora mukagira. None murangarukiye imihanda ngo icupa. Muze twinywere. Ubundi se mwajyaga muze twinywera amacupa. Okay, karimbo keza ka Platini akubwira ati icupa gasozera tureba extra icupa ubu nawe hari abakobwa usigaye uhura n'abikigaruka ukabona n'abamama ukabona ni mukiyitaho. Niyo mpamvu n'abagabo basigaye babaca inyuma n'abahungu tukabaca inyuma. None se imisatsi yanyu ntagizi avokeya. Tora amavuta ari gutuma abandi bana basa neza ku buryo rwose kuri make cyane. Ubu nawe watunga n'umucuruzi ukeneye kurangura urebereho. Ubu nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo. Koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth. Ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho. Ubu yageze ku isoko. Ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura, hamagara 0788111949 cyangwa usure website www.avocare.rawa. Nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi, tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Grow. Tumugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana. Ubu bwanwa noneho bwanjye ndi kubutama ayo mavuta ya avokeye. Ndabamara ikagurika kandi gakura vuba. Bamubwire ngo twahanganira kuki n'iki nayatayemo ukagira ikintu uzumbaza. Filime y'umwaka ku gasobanuye-films.com. Mwibutse ukeneye kwamamaza nawe uhamagara ku gasobanuye-films.com ni 0785383331. Noneho abantu mukeneye bibanza gutura mu mujyi wa Nyamata, sibyo? Banze mbereke nimero bahamagara. Okay, ku gasobanuye-films.com
reka mbereka kandi kantu. College, ishuri rya mbere ry'ubugeni ryigenga mu Rwanda ritambutse ubumenyi ngiro mu masomo akenewe hanze aha ku isoko ry'umurimo. Mutambuka rero mukarishya ubwenge muri creative art, video production, photography, graphic design, web design, software development, computer hardware and maintenance, electronic services, CCTV camera installation na music. Iri shuri ryakira barangije icyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ayisumbuye ndetse na kaminuza yemwe n'abacikije amasomo. Ifasha kandi abanyeshuri kubona scholarship zo kujya kwiga no mu bindi bihugu ndetse ikanabafasha kwigira kure e-learning mu bindi bihugu. Wicikanwa n'aya mahirwe, gana Kigali International Art College KIAC ikorera i Remera ku Gisimenti mu nyubako Yusa Plaza muri etaje ya mbere. Kwiyandikisha ni mu minsi y'akazi. Sobanuza kurushaho kuri 0783 2056 cyangwa 0737765072. Wanasura urubuga rwacu ari rwo wa3.kiak.ac.rw. Kigali